koresha itegeko ku bukene dufite, koresha itegeko ku busumeri, koresha itegeko ku buzima bwo kubura akazi, koresha itegeko mu buzima bwo kubura urubyaro, koresha itegeko mu buzima bw'ikode. Nunyemerere Kristo wavuganye nanjye ijambo rikomeye tasi eneta yasire, uravuga ngo nico nzatuza akanwa kanjye nizeye uzagikorera kwiyubahisha. Buri muntu wese udukurikiye hari ibyo byanyazwe, ndakwinginze ngo koresha itegeko ku buzima bwe nkuko wakoresheje itegeko, haleluya, nkuko wakoresheje itegeko kuri Yobu, gakoresha itegeko ukamuha ubuzima buzima, koresha itegeko kuri Lazaro. Abari bashizeho igitare bategekwa kukibirindura, bakibirinduye batabyemera ariko barakibirindura. Ko babirinduye igitare kuri Lazaro, n'uyu musini bakibirindure. Hari abashizeho igitare kugira ngo ntidushake, hari abashizeho igitare cyo kugira ngo ntidutunge, hari abashizeho igitare cyo kugira ngo ntitugire amafaranga. Abo bose bategetswe kubirindura igitare, kujya mu mwuka wo gutegeka. Yego. Ndibuka ijambo nasomye arambwira ngo nitwizera dusaba icyo dushaka izagira gute? Izakiduha. Yes, turabasuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana, kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera, ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi, igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro, ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba, mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye, ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwarangiye. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe, nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe, ariko nituyita nayo izaduta, ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire, na comment zirakenewe. Ngo hayi ikaze. Urakoze cyane kumpa ikaze no kunyakira. Yego. Ni ibintu bigoye cyane, hari aho wagera nibaguhe n'ikaze mu rugo rwabo, ariko ngiye kumpa ikaze ni ikintu kinezeza umutima wanjye, kandi nanjye kikanezeza, kubera ko ni henshi twagiye tugira nibaduha ikaze, ariko kumpa ikaze imbere y'ubwoko bwinshi duteranye cyangwa imbere y'amateraniro angana gutya, abantu benshi, hari abavuga ikinyarwanda, hari abatakivuga, hari abo tudahuje uruhu bazadukurikirana. Imbere y'ubu bwoko ndagushimiye, Imana y'amahoro n'iguha umugisha. Yego, urabanza umbwira icyo ari uguseka uri kureba n'ura muhanuzi Jada Maseni mugenzi wawe. Ngende kwisuhuriza abantu mwangije muranseka, muri kunseka. Ngiye rero mfite impano yo guseka. Misa nibuka ijambo yavuze, yigeze kumbwira ijambo rikomeye, arambwira ngo nitujye turarebera Imana mu byitarakora, ngo tujye tuyirebera ahubwo mu byo yagize gute, mu byo yakoze. Mitano no muri amita nibuka ibintu, mitanibuka ko yabimbwiye, mitanibuka n'ibindi byifuzo nari mfite. Kwinera guseka noneho mitanibuka ngo uko ngiye kumubwira ikibazo mfite, kandi yarambwiye ngo ngende ndebera Imana mu byo yakoze, nituyirebere mu byitarakora. Ubwo sinabanyuranyije n'ijambo twigisha, bitabintera guseka kubera ko mfite n'impano yo guseka, bitanyikoresha. Imana ishimwe. Nangize ngo ninjye usetse. Ntabwo naguseka, urabizi ko ngukunda cyane, turakundana. Ejo twaranashakanye, kandi n'ejo twarashakanye. Warashatse nanjye ngo ndagushaka, warashatse nanjye ndagushaka. Hari ibintu abantu tutarasobanukirwa. Gushakana ntabwo bishatse kuvuga ko ari uko bamugiye kubaka urugo. Yego. Ahubwo gushakana, iyo uhamagaye umuntu akakwitaba, muba mushakanye. Yego. Urugero kenshi navuga ngo no gushakana mu buryo bwo kubaka nabwo byashoboka. Umuntu ntabwo ushobora kumushaka atagushaka ngo bikunde. Umva impamvu twashakanye. Yego. Wampamagaye untunguye. Nanzi ko ndakorera mu rugo, urambwira ati Concorde ngwino dukora ikiganiro, hari n'undi babandi bakozi b'Imana mfite. Yego. Nanjye kuko nari mbishaka, kuko nawe wari ubishaka. Yego, nanjye mbishaka. Mitandeke ibyo ndimo nti duhita dushaka. Reka atagira ababyumva ukundi, byose abari kugira ngo twubake umurimo w'Imana. N'ukuri. Ariko mw'iminsi Imana uri kuyibona ute Julienne? Muri iyi minsi ngiye ndi kunezezwa n'Imana. Imana iri gutemera kokora.
muri iyi minsi ukuntu ndi gukunda Imana cyane nkunda kugira amateraniro ko wa gatandatu haba harimo abantu bake baba barimo bari 100 cyangwa se 80 nateranye n'umuntu yarangiwe n'umuntu ati hari ahantu hari Imana none bahita bati hari agakobwa kazi gusenga nagakobwa niko bakitana ngo banyita umubyeyi narwo banyita umuntu munini kwera koko biro bike mfite bona nyine ndagakobwa ufite ibiro bingahe Julie mfite ibiro 63 ni biki none ngo baramubwira ati hari agakobwa hari agasenga ati nawe uzaze ko kareba no yiyizira agira ngo agiye mu isoko none Imana iramungabiza aza ari umurozi yinjiye mu materaniro kwera ko nje ninjiye nakerewe abantu bose arabarangiza abantu bararwara ariko Imana yari yambwiye turi gusenga ati uyu munsi hari ikintu ndakugabiza ku buryo buri muntu wese aramenya ko ari cyo nakugabiza yego tabati sina amafaranga si navuga sikini Imana igiye kungabiza igiye kunkura mu bushumeri bimeze bite njewe sinamenya ko ari ibindi bintu birenze ninjiye mu materaniro Imana irambwira ngo ubura amaso yawe urebe irambwira ngo itegereze uriya muntu inyereka tabure yose ndayireba ndamwitegereza nsanga kuva mu bukobwa bwe ari umurozi kugera mu myaka 60 n'inga hari umurozi ngiye kureba nsanga baramube umugabo we mu bana be bose byarabatongereye none ndamureba wese tugeze mu mwanya wo kwihana riyicarira rire ndabati mwihana Imana biramunga bati ibi nibi ati byagenze gutya nisi runaka muherutse gushingura byagenze bite hari abantu bari muri amateraniro bazankurikirana barizi neza ndetse n'abafite telefone nini na wazabikurikirana namaze ati umuntu uherutse gushingura ungana gutya na gutya witwa gutya muramuzi ati ndamuzi wamushinguye gute ati yashinguwe munsi y'urugo rwanjye Imana irambwira ngo mubwira ngo umuntu wageze ku gituro cye cyambere bakemana kumushingura nina hanyuma irambwira ngo umuntu wahageze ngo ni ngewe wahageze ugiye gukora iki namaze ngo none ibyo wahakuye wabishize Imana iramungabisa mu buryo utabyumva ndashimira Imana ko igitugabiza nabiyita abanyembaraga nukuri uwo munsi yarampamagaye dusohotse arambwira ngo Imana ikuri mu bundi Imana ki naye arambwira ngo Imana indimo inyuranye n'Imana ufite yego naye arambwira n'undi munsi uyu munsi n'umunsi wawe wa nyuma wo kwiyesa naye aramubwira nti wageze mu bwoko butavumika kwera ikiba twarasengaga yari afite ibintu mu mufuka akajya kubita ku mufuka maze uyu muntu ari gukora iki Imana irambwira ati hari yari gukora ari kuzirika abanyempano dufite Imana ireba iteretswe Imana yakoze ikintu gikomeye aho ngaho hanyuma arambwira ngo Imana usenga ni Imana ki Imana ikurimo ubundi ni iyihe Imana ikurimo abantu benshi ko nzi ko nta hantu banyita umurozi ko nzi ko nta hantu bamenye ibi bintu byose wowe ubikuye uzi ijambo yambwiye uko Imana yamaye ingero nyinshi impa amateka yo mu rugo rwe imana uburiri bwe uko bushashe aranyira avuga ngo uri muntu ki wakugera ku buriri bwanjye aribwo bwa mbere nkubonye aribwo bwa mbere nawe umbonye ukambwira ukuntu uburiri bwanjye bushashe ukambwira uko bwubatse ukambwira ukuntu umugabo wanjye arari kurota ari kwirukanka atuzi ko umugabo wanjye arota ari kwirukanka arandi kurwana nawe ndi kumuryamisha bikanga ati niki cyakubwiye ko ibyo byose bishoboka nayo nabwira ngo Imana wizeye inyuranye n'indimo naye nabwira nibi sinzi navuze n'ibintu hari nanakibuka sinzi niba nanabyibuka Imana irambwira ngo mubaze ngo mbese icyuhura kizi uruhu ruriya ruho kugira abantu ruheramo nawe utaruheramo rushatse gusobanura iki mbese Imana yanyeretse ibintu byinshi arangira bati ntabwo narinzi ko n'abantu bameze gutya bamenye ibi bintu cyokoze arambwira ati Imana imbabarire uzi kugira abana ukabigisha kuroga umwana ukamwigisha kuroga afite imyaka 18 ewe dore umukobwa cyangwa uwo musore none ibaze ngo wowe wa musore we waba wamugezeho yamara kugera iwanyu bikagenda bite rero muri iyi misindi gutinya Imana iri kugora ibidasanzwe mu bihe bidasanzwe yari kubwira Imana ngo twasenze idukorera ibintu bidasanzwe mu bihe bidasanzwe rero muri iyi misindi gutinya Imana impamvu iri kubangira gutemera kokora nibikubwiye ngo irakwishe nirakwishe nibikubwiye ngo iragutabaye iragutabaye nibikubwiye ngo nukurya nukurya ntabwo iri kurazika muri iyi minsi hari abantu bajya babatini bya bindi by'abahanuzi ni ibya kera ni ibyiki ariko ibintu Imana iri kuvuga iri kubikora hari umuntu wigeze kumbaza ku cyumweru arambaza ngo kubera iki bahanuye ngo mu badiyakoni harimo abarozi ngo abadiyakoni bagira abarozi nimba hari ahantu haba abarozi ubwo ni mu badiyakoni ariko ikintu Imana ije gukora ije kubicisha ije kubanyuraho byashoboka ko waba umuririmbyi uri umurozi utanga n'inzaraki byashoboka ko waba umudiyakoni uri umurozi
ibyo bihagazeho n'amaguru yanjye abiri, ariko Imana y'amahoro idakiranirwa ije kugaragaza umuntu wese Imana yasenze iyo ariyo. Nukuri mumaze igihe kirekire bise mu itorero, bamaze igihe kirekire bitwikira ijoro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose bitwikiriwe bigiye gutwiturwa muri uyu mwaka. Amen. Imana igiye kubitwikura kugira ngo buri muntu wese agaragare uko ari. Sinzi niba ubyumvise. Neza amatwi. Imana iri gukora ibintu bidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Bishatse kuvuga ngo mbese Imana iri mu kazi mu buryo bwose. Yego. Umva Julien, jingiye amavuta ndi kukubonaho. Nukuri Imana iri kugukoresha. Mbabarira tugira isengesho dusenga. Ushaka ko dusenga irihe sengesho? Ryo kubohoza. Okay, hari ibyawe ufite byaboshwe se? Njyewe nihereyeho. Hari ibyawe ufite byanyazwe? Ndabifite. Rero tugiye kujya mu mwuka wo gutegeka. Yego. Andibuka ijambo nasomye arambwira ngo nitwizera dusaba icyo dushaka izagira gute? Izakiduha. Yego Julien, nende ukubwira ni nkurikije amavuta Uwiteka yaguhaye, imbaraga zo gutegeka. Reka dusengere aba bantu tukiri muri aya mavuta. Natwe ubwacu twihereyeho. Julien, mfite ibimbabaje. Yego. Ufite ibikubabaje. Nanjye mfite ibyanjye bimbabaje. Yego, abadukurikiye nabo barabifite. Byabaye karande. Hariho n'ibyacu byanyazwe. Yego. Ibyacu biribwa n'inzira. Yego. Tutazi inzira biciyemo. Akazi karanyagwa. Urubyaro ruranyagwa. Ubutunzi buranyagwa. Kudashaka barabinyaga. Yego. Ariko yaravuze ngo nitwizere dusaba icyo dushaka izakiduha. Nukuri. Hepfo aratubwira ngo nimwizera muzakora imirimo irenze ko yagize gute yakoze. Ariko mvura gufashwa n'iryo sengesho cyane. Tubanze turisenge. Niryo tugiye gusenga dusorezeho. Tugiye guta tunasoza mbese. Uyu munsi nta magambo menshi sibyo. Yego. Tutazajya tugira hari ishaya. Nukuri oya. Mu gitondo umuntu twakoranye ikiganiro. Uwo nabanje. Wabonye nari mfite imbaraga nk'izo mba mfite. Imbaraga wari ufite. None suboya nabura ziriya mbaraga mu ikofi hari ikirimo gihagije. Kandi nahise mvuga ngo Imana ikoresha itegeko. Bakanda akanyenyeri. Cyane pe. Usibye no gukanda akanyenyeri nkunda kuvuga ngo nta hatari inzira ari mu kwayo. Imana ica inzira hatari inzira kugira ngo igutabare. Nukuri. Yego. Hanyuma nkunda kuvuga ngo tutarasenga Pasquade ni ukwihana ukizera kavuga ngo Imana ikuri ibishoboka mu bidashoboka. Nukuri. Hanyuma nawe bishoboka ko wikwireba cyangwa se utekereza ibintu byinshi ukabona ko ntanzira ku buzima bwawe ukabona ko bidashoboka. Imana ikuri ibishoboka mu bidashoboka. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, o Imana y'amahoro, uriyo kwiringirwa, uriyo kwizerwa, izina ryawe nirishimwe. Nanone ndagushimiye ko watugiriye icyizere, kaduha ubuzima buzima, kongera ukatugasinzira tukabyuka tukavuga bikemera, tukagenda bikemera, icyubahiro ni kibi cyawe. Twongerera iminsi yo kurama ndetse no kuramuka. Hari abandi babyutse ntibakubyakunda bafite amafaranga, hari abandi babyutse kugenda ntibyemera no kuvuga ntibyemera, ariko twebwe kuko hari icyo wavuganye natwe, urangije uravuga ngo nitubyuke biremera. Rangisha twicara imbere y'amateraniro biremera. Nushimwe ko hari icyo ukoze ku buzima bwacu. Nunyemera turi muri risengesho dukirikiwe n'abantu benshi batandukanye. Hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abaturi kumwe Rayivu, hari n'abaturi kumwe mu kiganiro, izina ryendera bw'icyubahiro. Kandi abo bose turi kumwe bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari ufite inyatsi ku buzima bwe, hari ufite akagungu yabonetse ku buzima bwe, hari ufite umudayimoni w'icyangiro ku buzima bwe. Ariko yaravuze ngo muri iyi minsi tanze imbaraga zo gutegeka ku buzima bwacu. Ndategetse kugira ngo ibyacu byanyazwe bigaruke ku buzima bwacu. Hari abicaye mu migisha yacu, ibyo nabyo turategetse tubahoza ibyacu byanyazwe kubera ko iri Imana y'amahoro. Hari bicaye mu ntebe zitari izabo, batwimuye kubera ikintu runaka, ariko uravuga ngo ukunda uzarwanirira icyubahiro cye. Niwongera uturwanirire, ukoresha itegeko kubiturwanya, ukoresha itegeko kubitubangamiye, ukoresha itegeko ku bukene dufite, ukoresha itegeko ku busumeri, ukoresha itegeko ku buzima bwo kubura akazi, ukoresha itegeko mu buzima bwo kubura urubyaro,
koresha itegeko mu buzima bw'ikode. Nunyemerere Kristo wavuganye nanjye ijambo rikomeye tasi eneta yasire, uravuga ngo nico nzatuza akanwa kanjye, nizeye uzagikorera kwiyubahisha. Buri muntu wese udukurikiye hari ibyo byanyazwe, ndakwinginze ngo koresha itegeko ku buzima bwe nkuko wakoresheje itegeko. Haleluya. nkuko wakoresheje itegeko kuri Yobu, gakoresha itegeko ukamuha ubuzima buzima. Koresha itegeko kuri Lazaro, abari bashizeho igitare bategekwa kukibirindura, bakibirinduye batabyemera ariko barakibirindura. Ko babirinduye igitare kuri Lazaro, n'uyu musini bakibirindure. Hari abashizeho igitare kugira ngo ntidushake, hari abashizeho igitare cyo kugira ngo ntidutunge, hari abashizeho igitare cyo kugira ngo ntitugire amafaranga. Abo bose bategetswe kubirindura igitare. Turi muri aya masengesho kubera kuri Imana ishobora byose. Somye ijambo ryawe rambwira ngo uko wakoraga kera n'uyu musini kugikora, ko wakizaga mu misi yashize n'uyu musini kuri gukiza, ko wageze kwa Hana kera cyangwa se uko wageze kwa Sara kera ukamuha umwana byari bidashoboka, igihe cyo kubyara cyari cyararangiye, n'uyu musini kugikora. Nutegeka ibyacu bya buri irengero byongere bigaruke ku buzima bwacu, ibyacu byabuze aderesi byongere bigaruke mu maboko yacu, kugira ngo izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze Kristo ko hari icyo ukoze, kandi urakoze ko hari icyo uremye ku buzima bwacu. Kuba dukurikiye hari icyo uremye, kuba turi kumwe na Virayivu hari icyo ukoze, mu miryango yacu hari icyo uremye. Natwe tubyakiriye imitima myiza kubera kuri Imana ishobora byose, kandi nukomeze kutwagura mu byo tugerageza gukora mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Buri muntu wese icyo akwifuzaho ukimana ubuntu n'abera bawe. Urakoze ko hari icyo uremye. Mu nzira turi kugenda nudushireko ikimenyetso cy'amaraso yawe. Twicaye mu hantu runaka nudushireko ikimenyetso cy'amaraso yawe. Twicaye mu banyamahanga nudushireko itandukaniro kubera kuri Imana ishobora byose. Urakoze, tugwaye karibu n'ikaze, ngwino uganze ku bacu n'ibyacu, ni mu izina rya Yesu mbisabye byizeye. Urakoze. Amen. Reka ngusabe utange nimero yawe ku buryo ushimye amavuta yawe nawe muzafatanya mugasenga. Nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 7. Kanyisubiramo ni 0788 24 55 19 7. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi mwifurije kugira ngo Imana y'amahoro ikoreshe itegeko ku byo utashobora. Amen. Imana